hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko akanyabugabo, kugira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa guterwa imbaraga n'ibindi bijyanye nk'ibyo, njya nkunda kuvuga ko bimeze nko kwiyuhagira. Rero iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, icyo gihe tutangira kunuka inshuti yanjye. Rero niyo mpamvu ukwiye kumva amagambo ahindura ubuzima buri munsi, kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, ibyo ni kukubwira ko uhita utangira kunuka. Rero n'amagambo ahindura ubuzima tugomba kuyumva buri munsi kugira ngo tutanuka. Dukwiye guhora twumva amagambo ahindura ubuzima buri munsi, kubera ko twibagirwa buri munsi. Utekereza ko n'amadini, yaba ku cyumweru, yaba ku wa gatandatu ku isabato cyangwa ku wa gatanu, duhora twiga igitabo kimwe, duhora twiga Bibiliya imwe? Ni ibintu bitangaje rero. Rero imyaka yose ishize ariko duhora twiga igitabo kimwe. Rero niyo mpamvu dukwiye guhora twumva amagambo ahindura ubuzima buri munsi, kubera ko twibagirwa buri munsi. Bertrand Russell ni umugabo ukomeye cyane. Rero yari umuhanga ukomeye mu Bwongereza, akaba yari umufilozofi, umunyamibare, umwanditsi n'umurwanyashyaka waharaniraga ubwisanzure bwo gutekereza. Mu mwaka rero mu 1950 yahawe igihembo cya Nobel mu buvanganzo, kubera inyandiko ze rero zatezaga imbere ubumuntu, gutekereza mu bwisanzure no gukoresha ubwenge mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye. Yavutse rero ku wa 18 Gicurasi 1872, avukira i Utrecht mu Bwongereza. Yaje rero gupfusha ababyeyi we akiri muto cyane, aza kurerwa na nyirakuru, niwe wamureze muri icyo gihe. Rero yize imibare na filozofiya muri Trinity College, Cambridge. Aza rero kuba umwe mu bahinduye cyane uburyo abantu batekereza ku mibare, logique na filozofiya. Uyu Bertrand rero yarwanije intambara, aharanira amahoro n'uburenganzira bwa muntu, ndetse yanigeze gufungwa kubera kurwanya intambara ya mbere y'isi. Yapfuye rero kuwa kabiri Gashyantare 1770, afite imyaka 97. Uyu mugabo rero yari umugabo udasanzwe, yasize amateka akomeye cyane. Uyu mugabo Bertrand Russell hari amwe mu magambo yagiye avuga yahindura ubuzima. Bertrand yaravuze rero ngo ikibazo cy'isi ni uko abanyabwenge bakunda gushidikanya, ngo naho abatabizi bakigira abanyakuri, bakigira nyirandabizi. Uzareba kenshi abantu bakunda kwigaragaza cyane, nta nubwo ari bo baba bazi ibintu cyane, ahubwo ugasanga abahanga baba biturije, babatinya, bashidikanya. Ujye wirinda gushidikanya, ntukajye utinya. Yaravuze rero ngo ntutinye gutekereza ukundi, buri gitekerezo gikomeye kigeze kubaho cyabanje gufatwa nk'icyusazi. Buri kintu cyose mbere y'uko kigera aho kiri uyu munsi, abantu babanje kukirwanya, abantu babanje kubona ko bidashoboka, baguca intege. Rero ntuzatinye, ibyo byose ntuzabitinye. Bertrand rero yaravuze ngo ubuzima bwiza ni ubuzima buyoborwa n'urukundo kandi bukagengwa n'ubumenyi. Ubuzima bwiza rero budafite urukundo ntabwo ari ubuzima. Ubuzima bwiza budafite ubumuntu ntabwo ari ubuzima bwiza. Bertrand rero yavuze ngo ibyishimo si ikintu ugwaho gitunguranye, ahubwo ni ikintu wubaka buri munsi. Ibyishimo rero dukwiye kubyishakamo kugira ngo tubeho neza. Bertrand rero yavuze ngo abantu benshi bahitamo gupfa aho gutekereza. Kandi koko niko babaho.
Bertrand yaravuze ngo intambara ntigaragaza uwari ukuri, ahubwo igaragaza gusa abasigaye ari bazima. Yaravuze rero ngo niba ushaka kubaho neza ujye wemera kwiga ibintu bishya no guhindura ibitekerezo igihe ubona ukuri. Mu nyuma ijambo yavuze bikomeye cyane, yaravuze ngo ubwoba ni umwanzi ukomeye w'iterambere. Iri jambo abantu b'abahanga bakunze kurihuriraho buri gihe. Ubwoba ni umwanzi ukomeye rero w'iterambere. Icyo gihe nubasha gutsinda ubwoba uzamenye ko uzagera kure. Yarongera avuga rero ngo uburezi bugamije kwigisha umuntu gutekereza naho kumwigisha ibyo atekereza. Urumva icyo kintu? Uburezi bugamije kwigisha umuntu gutekereza, ntabwo bugamije kumwigisha ibyo atekereza. Mu nyuma y'ijambo rya nyuma Bertrand yavuze ryahindura ubuzima, ndisoreza aha ngaha. Yaravuze rero ngo ubuzima burushaho kugira agaciro iyo ubayeho ufasha abandi kandi ugakunda ukuri. Gufasha ni byiza, fasha, kura neza wigendere, kandi nufasha umuntu ntuzategereze ko ari we uzagufasha. Oya, kura neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Uyu Bertrand rero yigishaga ko dukwiye gukoresha ubwenge no gushaka ukuri kuko ari byo byubaka ubuzima bwiza. Yaravuze rero ngo kutemera ibintu byose uko ubyumvise ni ingenzi, ujye ubanza ubisesengure neza. Yaravuze rero ngo gukunda abantu, kubaha ibitekerezo bitandukanye no guharanira amahoro nibyo bituma isi irushaho kubaho nziza. Iri jambo rero ryagucitse duhuriye kuri The Future Voice Online TV. Ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Njya nkunda kubabwira ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu bakunda bidasanzwe.